Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana ube kuri mwe mudukurikiye ku ishimwe ryawe TV. Imana niguha umugisha udukurikiye, hanyuma utarakanda subscribe ndagira ngo ubikore, ukore share, usangize iyi channel yacu ya YouTube, uyisangize abatarabimenya. Ni channel tuganira ijambo ry'Imana, dukoraho amasengesho mu buryo butandukanye, tunyuzaho indirimbo zitandukanye zihimbaza Imana. Uyu munsi twatangiye amasengesho y'iminsi 7, amasengesho afite intego yo kubwira Imana ngo nisane ahacu hasenyutse, amasengesho yo kugira ngo Imana yongere gusana ahacu hasenyutse. Mu buzima bwawe bwa buri munsi ufite ibyawe byanze kurangira, ufite ibyawe byanze gukunda, ufite ibintu byagiye bitatana, ufite ubuzima bwawe bwagiye busenyuka. Ndagira ngo ubane natwe muri amasengesho y'iminsi 7, tubane ubwira Imana ngo ongera usane ahange hasenyutse. Ngira ngo dutangire amasengesho mu butayu, turi ku musozi, murabona kuri kamera zacu, aha turi ni mu Bisate, ni kuri Prayer Mountain yo mu karere ka Musanze, aho bita mu Bisate. Ngira ngo turi murahareba kuri kamera zacu za Ishimwe ryawe TV. Ni umusozi w'amasengesho aho abantu bajya basenga bakaruhukira, abantu bakinginga Imana, abantu bakumva impumeko y'Imana, Imana ikavugana nabo, ikongera ikabamenyesha iby'ubwiru bwayo. Ngira ngo abantu benshi bakunda gusenga, abantu benshi bakunda kumva icyo Imana ivuze. Uyu ni umusozi mwiza rero wo gusengeraho uri mu karere ka Musanze. Natwe niho twatangiriye amasengesho uyu munsi wa none. Nitwa Mwene Rekab cyangwa se Mbabazi. Imana iguha umugisha aho udukurikiye, Imana iguha umugisha aho uzadukurikira, Imana iguha umugisha aho udufashije kwamamaza ubutumwa, ukanda subscribe ndetse unasharinga iyi link, uyisangiza abantu kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze cyamamare, ndetse n'aya masengesho tuzayabanemo. N'amasengesho tuzadutangiye uyu munsi wa none, tuzasoza kandi kuri uyu munsi. Imana niguha umugisha. Dutange dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, gushimiye kuri Data, uri umwami wacu, uri neza. Elaso piladone na gedro, uko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Dutangiye amasengesho y'iminsi 7 kuri iyi channel, nge n'abankurikiye ku Ishimwe ryawe TV. Reka tubane, uduhe umugisha wawe, ineza y'Imana ibe kuri twebwe. Mu izina rya Yesu utwimane, uhiga ibiduhiga, urwanye imbaraga miziduhiga. Mu izina rya Yesu uzusana hacu hasenyutse, wica ibyuho byaryo. Mu izina rya Yesu uturemera ubuzima, impundu zivye mu miryango yacu, wagura ubuzima bwacu. Delasi kalabone foster ador, usubiza ibyifuzo byacu, uhaze kwifuza kwacu. Mu izina rya Yesu namaganye imbaraga z'umugome. Mu izina rya Yesu reka ya materaniro tura materaniro y'umugisha. Reka iri jambo umuntu ryumvise afashwe naryo, reka iri jambo umuntu ryakiriye rimukore ku mutima. Elasa dopinima, aya masaha nukingurije dukominikane nawe, aya masaha nufungura ikirere tukumve. Mu izina rya Yesu ndacecekesha imbaraga z'abadayimoni, ndirukana imbaraga z'imyuka. Buri muntu wese ahari reka gubwe neza ari kumvira ijambo. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana niguha umugisha, Imana nigushigikire, Imana nihaze kwifuza kwawe, kandi Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Reka dusangire ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Amos ibice 9, turasoma umurongo w'10 n'uwa 11. Amos, ijambo Imana impaye ko dutangirana aya masengesho afite intego avuga ngo Imana yongere gusana ahasenyutse. Imana isane ahasenyutse mu buzima bwawe. Imiryango yaragutaye, wasigaye wenyine, Imana yongere igusane. Abavandimwe barakuretse, halosika, Imana yongere igusane. Urugo rwawe ruri mu buzima bugoye, ariko Imana yongere igusane. Abana bawe barakunaniye, ariko Imana yongere kubasana. Imana yongere gusana ahasenyutse. Biri ijambo ry'Imana riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, kandi nzica n'ibyuho byaryo, kandi nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Amos ibice 9 umurongo w'10 n'uwa 11. Haravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice n'ibyuho byaryo, kandi nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera.
intego y'Imana ku buzima bwawe ni ukukubaka ukongera kumera nk'uko wahoze kera ugikizwa. Intego y'Imana ni ukukubaka talosika ukongera kumera nk'uko wahoze kera cagihe ugifite ubutunzi. Hari ubutunzi bwawe bwagiye, hari amafaranga yawe yagiye, hari ubuzima bwawe bwashanyutse, ariko Imana iravuze ngo olesta pona shalo odre, ngiye kongera kukubaka nubwo wasenyutse, ngiye kongera ngusane nubwo wasenyutse. Hari ubuzima bwawe bwapfapfanye, hari imbaraga zakuvuyemo, hari abantu bagusize, hari imiryango yaguhunze, yewe abo babyaye kwihakanye, ariko turi kuri uyu musozi Dalasika wabisate. Imana iravuze ngo uwo munsi ku buzima bwawe hari umunsi ugiye gusohora. Shalom Belasika, ndafashirwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Imana igiye kwegura ihema ryawe ryaguye. Dawidi uvugwa uyu munsi ni wowe. Hari ubuzima wari ufite wabaga mu minsi yatambutse, ariko ubwo bwarasenyutse. Hari ukuntu wari ubayeho ariko byararangiye. Wari ufite amafaranga ntuzi uko yagiye, wagiraga inshuti nyinshi ntuzi uko zagiye. Talosika defostibo, urugo rwawe rwari rwuzuyemo urukundo, ariko ntuzi uko byagenze rurasenyuka. Umaze iminsi urwana intambara mu kazi kawe, kandi Delasika mu kazi wari ufite igikundiro, mu kazi wari ufite icyubahiro, ariko Imana iravuze ngo hari umunsi ugiye kugera, Imana ikegura ihema ryawe ryaguye. Imana ishimwe. Delasika, wowe nkurikiye ku Ishimwe Ryawe TV, umvira ijambo Imana impaye kuguha muri aya masengesho y'iminsi 7 yo kubwira Imana ngo niwongere usana ahacu hasenyutse, yo kubwira Imana ngo niwongere usane ahacu haguye, yo kubwira Imana ngo niwongere uteranye ibyatandukanye ku buzima bwacu. Elasako talabo, urakoze Yesu, ndakumvise. Imana iravuze ngo uwo munsi nzongera nubake ihema rya Dawidi ryaguye. Asala sholabo ne kostabo nefo. Imana yigeze kubwira Dawidi ngo Dawidi atekosika, kuko wagize umutima wo kwihana, kuko wagize umutima wo kunkunda, nanjye imbabazi zanjye zizaguma mu nzu yawe iteka. Niko Imana yabwiye Dawidi. Delasika, hari ibintu umuntu akora Imana ikavuga ngo ndarahiye imbabazi zanjye Delas ziza, yaravuze ngo siko bizahora kuba mutegereje, nta uzakorwa n'isoni kereka bazamutera umugongo. Abantu biringira Imana siko bizahora. Hari ibyawe byaguye siko bizahora. Elasika bonne chance benefo. Turi kuri uyu musozi idutangiye iminsi 7 yo kubwira Imana ngo Mana niwongere wegure ihema ryacu ryaraguye. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana ongera wegure ihema ryanje ryaraguye. Business yawe yarahombye, ariko Imana yavuze ngo hari umunsi ugiye kugera, Imana igiye kongera yubake ihema ryawe rya business ryaraguye. Imana igiye kongera kuryubaka, kandi Imana yavuze ngo rizamera nk'uko ryahoze kera. Akosipini chancedre, Imana yavuze ngo rizongera rimere nk'uko ryahoze kera. Ugiye kongera utunga imodokari, ugiye kongera utunga amazu menshi, ugiye kongera ugira inshuti nyinshi, ugiye kongera ube communique n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Esabone chase edro. Imana yavuze ngo hari umunsi ugiye kugera, abantu bakuvuyeho bongere bagaruke. Hari umunsi ugiye kugera nawe wongere wishime. Hari umunsi ugiye kugera wongere utekane. Hari umunsi ugiye kugera wongere ugire ubuzima bwiza. Hari umunsi ugiye kugera abantu baguhembe. Hari umunsi ugiye kugera abantu baguture. Hari umunsi ugiye kugera telefone ziguhamagare z'umugisha. Hari umunsi ugiye kugera hola silabo onedre. Yavuze ngo uwo munsi nzongera kwegura ihema rya Dawidi ryaguye. Imana yavuze ngo nzica ibyuho byaryo. Hari ibyuho byagiye boneka ku buzima bwawe, ugira ngo uhinge weze bikarumba, ibyo ni ibyuho. Ugira ngo ucuruze wunguke bigapfapfana, ibyo ni ibyuho.
ugira ngo utwite ubyare indi ikavamo, ibyo ni ibyuho. oshalosika talobini masidre. ugira ngo wige nawe ubone akazi bikanga, ibyo ni ibyuho. Imana yavuze ngo nzica ibyuho byaryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana igusubije ubuzima bwawe, ndahanurira ubuzima bwawe muri iyi minsi 7 y'amasengesho. Imana igusubije ubuzima bwawe. Iri ni itangazo nahawe n'Imana, ndi kuri uyu musozi ndi gusenga amasengesho y'iminsi 7 yo kubwira Imana ngo wongere usana hacu hasenyutse, wongere ubaka ubuzima bwacu. Imana iravuze ngo igiye kongera gusana ahawe hasenyutse, kandi Imana yavuze ngo izaryubaka akosi edo rimere nk'uko ryahoze kera. niko Imana yavuze. tugiye gusenga n'Imana. Imana igusubije ubuzima bwawe, ugiye kongera wishime, ugiye kongera useke. lolasi kalabo telasadro. ugiye kongera ugubwe neza, ugiye kongera nawe wishime, nawe ugiye kongera utwara imodoka, nawe ugiye kongera uve mu bukode. inzu yawe wara edalosika, inzu yagiye utazi uko igiye. ariko Imana yavuze ngo igiye gusana ihema ryawe ryasenyutse, kandi Imana igiye kuryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Imana igiye kukubaka umere nk'uko wahoze kera. hari amafaranga wahoranye yari yaragiye, Imana irayagaruye. hari ubwenge wahoranye buragenda, Imana irabugaruye. abana barakunaniye ariko siko byahoze, Imana igiye kongera kubagarura. shalobeta kosiriba denosika. aya masengesho y'iminsi 7 reka tuyabanemo, tuzayasoza. hari ibyaha byongeye kuba bizima, ibyapfuye Imana yongeye kubizura. hari iminsi yagushaririye ariko igiye kuba mwiza. hari ubuzima bwawe bwari bwarakunaniye ariko Imana igiye kongera ikuremeshe. ndagira ngo wizere Imana dusenge. Imana iravuze ngo uwo munsi ngiye kongera kwegura ihema ryaguye. haleluya. telasikado benefo. hari umunsi ugiye kukugeraho ube mwiza, hari umunsi ugiye kuba mwiza. hari iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe, ariko hari umunsi ugiye teko salabo neshataya sakalabo. I'm telling you, hari umunsi ugiye kubera mwiza mu buzima bwawe. hagiye kuba impinduka. utarabyara ugiye kubyara, hagiye kuba umunsi mwiza. utarashaka umaze igihe cyane uri kubengwa, ugiye kubona umunsi mwiza. Imana iguha umunsi mwiza, Imana iguhaye umunsi mwiza. atelasika. bwira Imana ngo ongera usana hanje hasenyutse. muri aya masengesho y'iminsi 7 twatangiye, tuyatangiriye turi gusenga turi kuri uyu musozi wa Bisate. aha ni telasabo shala konefosi. ndanezerewe Yesu. ekotalabo. urakoze Yesu. saloti takosika eno. hari ijwi ry'Imana ryihumure ku buzima bwawe. hari ijwi ry'Imana ku buzima bwawe. hari impumeko y'Imana ku buzima bwawe. hari ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Imana impaye iri jambo ngo nindiguhe. dutangiye amasengesho y'iminsi 7, reka tuzabane nawe kuri iyi channel Ishimwe Ryawe TV. Imana iguha umugisha, wowe turi kumwe. Imana ikumvire, wowe turi kumwe. talosebo shala kone edro. reka ineza y'Imana ibe kuri wowe. detasako bifosi ene. iri jambo riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, kandi nzica ibyuho ryayo. Imana iguha umugisha. Imana igiye kuryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. akira ijambo ry'Imana. kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, nagushimiye kuri Imana y'amahoro. bekasi talabo. urenze ubwenge bwacu, urenze imitekerereze yacu. shalako. waravuze ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira, n'ibyiza ntabwo ari ibibi. uravuga ngo impamvu nukugira ngo ureme abantu imitima ibyo bazabona hanyuma. tumenye ko ufite ibyo wibwira uzatugirira. elasikalobre enostas. umurindi yaravuze ngo genda usenge, wongera usenge, ugenda usenge, wongera usenge, ariko utandukanye gusenga kwawe, kuko aricyo nzagukiriza. aravuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zive ku bwawe. muri iyi minsi 7 Imana ikwiyereke. mama, muri iyi minsi 7 Imana ikubake.
papa muri iyi minsi 7 elasika akazi kawe byaranze ariko shalosika kandi Imana imbwe ko ugiye kubona ishimwe. Imana irambwiye ngo ugiye gushima muri iyi minsi 7. Imana irambwiye ngo ugiye gushima ekosika ndaguhanurira. Imana iravuze ngo ugiye gushima, ugiye kubona ibyiza. Imana ibaha umugisha. Urakoze turagushimiye Yesu, urakoze kutwubatse dutangiye iminsi 7 uzabana natwe kuri icano, ubana natwe buri munsi kuzagera undi munsi mwe turi kumwe. Ineza y'Imana itubeho. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen amen. Imana ibaha umugisha. Nitwa Mwene Rekabo cyangwa Mbabazi. Iyi ni Ishimwe Ryawe TV, niho twimuriye ibiganiro byacu bya buri munsi. Wowe utarakora subscribe ndakuza kuyikora, kandi iyi link uyisangize n'abandi. Tujye tuganira ijambo ry'Imana, hanyuma uje muri commentaire uduhe igitekerezo. Imana iguha umugisha. Tujye tubana buri munsi, kandi elasikatobe nitubikora tubikunze tuzabona ineza y'Imana. Asante.